Ni impanuka yabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ku isaha y'isa tatu ushyira saa yine za nijoro, aho umumotari uvuye Karuruma yarashoreranye n'ikamyo itwara esanse berekeza Nyacyonga. Uyu mumotari yaje kunyura ku ruhande rw'iyi kamyo, umunyamaguru akabasunika umukobwa yari atwaye agahita agwa mu mapine y'iyi kamyo ikamukandagira. Bamwe mu babonye iyi mpanuka bavuga ko icyateye impanuka ari umunyamaguru wasunitse umumotari, niko kuboneza muri iyi kamyo umugenzi agahita asiga ubuzima, ariko motari akarokoka. Twebwe nk'abaturage tubonye impanuka ukuntu igenze, uyu mumotari yazamukaga, icyo gikamyo nacyo kizamuka asa nk'ukidepanse. Kukidepanse rero uwo mukobwa sinzi ukuntu yijunguje, niba agize ubwoba n'ubundi ngo iramukandagiye, amaze kubona igiye kumukandagira ahise asimbuka avaho, rero motari bahita bikubita hasi gutya. Warahagurutse ahagarara uruhande rumwe gusa, motari ihita imuzunga nyine ahita yikubita hasi gutya, ahise hasiga ubuzima rwose. Waturitse cyane rwose n'ubwonko, dore hariya bari kubikoropa hariya. Twebwe urabona twe tubibonye gutya, umuntu umurambo uri ahangaha tubaje amakuru biteye, ariko iki tubabaje ni kutamenye umuntu wacu, uwo muntu haturuka n'aho umucamwongo cyane. Mwakora ubuvugizi bakazihinda bagashamo feri, kuko biraza kumara abantu kabisa. Nibitiye kutagira feri. Ni feri byabiteye urebye. Akoze kuri feri birazibura ngo impanuka rero ukuntu bigisha na mawe yabera byatari. Shamje dore ngo uwo motari ukuntu rero bigenze nawe biramutunguye, akoze kuri feri biranga no kiriya kimodoka kiza gikubita ukuntu motari shahuye n'ibibazo bikomeye cyane rwose. Shamje ubundi bigenze umugenzi asasiga ubuzima aka kanya n'amasegonda abiri hashize, ase yikunja sinzi ukuntu bibaye, nanjye bibaye mu mwanya muto cyane. uwo musingubu yari umugore yari umugabo? Yari umudamu. Bose biratubabaje cyane aho katuye muri Kabuye, ayamo kujya muri Kabuye, no muri Kabuye hakurya niho yari atuye. No kuba rero bari bateganye akurikiwe n'izindi moto, urabona agize mbutiyaje, moto irabazunguye, akoze kuri feri arazibura. Uri kwa kuzibura rero nubwo bahise bikubita hasi. Umudamu aguye, umutwe uri haruguru, umumotari agwa hepfo areba hepfo. Ntabwo motari we byabashije kumugeraho. Umukobwa we rero yaguye, imodokari imukandagira umutwe, bihita birangira. Umukobwa ngo ahise hasiga ubuzima? Byarangiye. Ku ruhande rwa motari wari utwaye uyu mwana w'umukobwa wahasize ubuzima utamenyekanye amazina kuko nta myirondoro yari afite, adutangariza ko icyateye impanuka ari umunyamaguru wabasunikiye mu ikamyo, umugenzi akayigwamo, motari akagwa ku ruhande, niko kuhasiga ubuzima. Nari ntwaye ikamyo indi imbere, noneho ngewe ubwo twari tugiye twomekanye, ubwo nibwo yafasheho feri nkeya, nanjye ubwo namukurikiye, kumukurikiraho nanjye mfashe feri ziranze nkata muri iyi borodire ya hano hepfo. Mu gukata mpurirayo n'umugenzi w'umunyamaguru uhagaze, ubwo nimba yarabonye ko ihembe riri buze kumukubita, yahise asunika moto, ihita inzungaguza. Ndi kumwe n'ikamyo duteganye twese tuzamuka. Umukuru nari mpetse yahise numvishe ahise yikaraga, noneho arushaho moto nibwo yagiye dukoza hano hariya haraguru no hepfo, ahita anyura hejuru aragwa, twese turagwa. Mu kugwa ngengwa meze nk'ucamika wagwa azamuka itimukandagira. Gusa bamwe mu baturage babonye uko iyi mpanuka yagenze bakomeza basaba ubuyobozi bwa polisi muri gahunda ya turindane tugereye amahoro ko n'abanyamaguru bahugurwa, kuko ngo ari abagenda biyenza ku batwaye ibinyabiziga, bikaba bimwe mu biteza impanuka za hato na hato. Ubwo twakubukaga muri iri joro kabwibwi, umurambo wa nyakwigendera wari werekeje mu rukiro rw'ibitaro bya Kacyiru, naho motari yari yerekeje mu rugo, moto yajyanywe mu Gatsata.
Pierre Imanishimwe, BTN TV i Kigali. U Rwanda rufite intego yo kuzaba ruri mu bihugu bikize mu mwaka wa 2050 aho umuturage azaba yinjiza ibihumbi 12 n'amafaranga 400 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Mu bizarufasha kugera kuri iki cyerekezo harimo ingufu z'amashanyarazi, cyane ko ari moteri y'iterambere. Muri Kamena 2025 guverinoma y'u Rwanda yasobanuye ko hakenewe amashanyarazi angana na gigawati 5 kandi ko ihanze amaso ingufu za nucleaire mu kwesa uwo muhigo. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ingufu za atomike mu Rwanda RAEB butangaza ko u Rwanda ruteganya gushyira uruganda ruto rwa nucleaire rutanga ingufu za atomike nibura mu mwaka wa 2030 mu rwego rwo kongera amashanyarazi mu gihugu. Mu izina rya Minisitiri w'Intebe imbere y'inteko rusange ya Sena, ubwo Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore yagezaga ibisubizo mu magambo ku ngamba ziteganijwe mu korohereza abaturage kubona ibicanwa bitangiza ikirere, Honorable Senateri Habineza Frank yagaragaje zimwe mu mpungenge ze ku ngaruka zishobora guterwa n'uru ruganda, abaza Minisitiri ingamba zihari zo guhangana n'ingaruka zishobora guterwa narwo. Nucleaire nubwo ivuga yuko itasohora cyane CO2 cyangwa carbon dioxide, ariko tuzi ko ifite icyo bita radioactive waste nyinshi cyane zisohoka, ni imyotsi cyangwa imyuka ihumanya ikirere, kandi ishobora kumara imyaka myinshi cyane iri muri circulation, yangiza uko duhumeka. Turebye kandi ko nk'uko mwari mubivuze bitewe n'imiterere y'igihugu cyacu y'imitingito n'iki byose, bigaragara yuko nabyo bishobora kugira ikibazo biramutse habayeho nk'impanuka. Tubizi yuko nubwo izo tuheruka kubona ari za vuba za Fukushima mu Buyapani na za Chernobyl zo muri Ukraine mu Burusiya, ariko tuzi ko habayeho impanuka, ingaruka zo guhangana nazo zishobora no kureza budget y'igihugu cyacu. Nubwo kaba ari akaganda gatoya cyangwa se uruganda rutoya, biba byose habaye impanuka ntabwo byatugiraho ingaruka y'imyaka myinshi cyane nk'uko twabonye n'abandi bagiraho imyaka myinshi cyane. Icya kabiri, ibikenerwa kugira ngo iyo nucleaire ikorwe harimo icyo cyitwa uranium. Uranium ntayo dufite, bisaba ko tugomba kuyigura hanze. Urumva ko n'amafaranga igihugu cyafata kugira ngo kiyohereze hanze kugira ngo kigure ayo mafaranga agombye gukoreshwa mu guteza imbere izindi ngufu zisubira twari twavuzeho. Ikindi kandi byaba bivuga n'ubundi ko n'iriya myanda nari mvuze asohoka imyanda myinshi tutafite aho twayishyira, bisaba ko tugomba gushaka ikindi gihugu cyo kuyibika, cyo kuyihereza. Dr Jimmy Gasore, Minisitiri w'ibikorwa remezo, yamaze abasenateri impungenge, agaragaza ko ibijyanye n'umuriro ukenewe bijyanye n'iterambere igihugu cyifuza kugeraho nta kindi gisubizo gihari, aho yavuze ko u Rwanda rwiteguye kandi neza. Hanyuma namumara impungenge ku impamvu nk'igihugu twahisemo ikoranabuhanga rishya rya SMR. Icyambere nuko itagira impanuka n'ibyo bijyanye n'umutingito. Murabizi ko hari amato akoresha nuclear, hari amasubmarine akoresha nuclear, zose ziba ziri type ya SMR, zigenda abantu barimo ntibagire ikibazo. Ibijyanye no kuvuga ngo hari ingaruka za waste, icyambere abari duke cyane, abari utugarama duke kaza kakamara nk'imyaka 6 gatanga umuriro, ubundi kagatabwa mu kuzimu munsi y'uruganda kakamaramo imyaka twita mike. Imyaka 100 mu iyo sector tuyita mike kuko inganda za kera zabaga ari imyaka ibihumbi byinshi. Ikindi harimo no kuba ziriya nganda nshya ziri kuza zifata ahubwo na bya bisigazwa bikanagurwa bikongera bigacanwa ku buryo ubumara bwabyo bugenda bugabanukamo. So nta bijya mu kirere ngo byangize. Ibijyanye n'amazi zikoresha amazi make kuko ari nto, ari nka container y'ikamyo. Hari n'izidakoresha amazi na gato bita molten salt. So harimo ibibazo, harimo amarisk, harimo n'ibisubizo. Tukavuga ngo nk'igihugu niba twemera ko tuzakomeza kubaho tugatera imbere, tugomba kugira igisubizo cy'iryo terambere ariko kigakorwa mu buryo buri responsible. Nibwira ko wenda twazagira umwanya kuganira wagutse kuri icyo kibazo, munyemere nabampiniyeho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Sena.
Umushinga wo gutunganiriza ingufu za nucleaire mu Rwanda watangiye mu 2018 ubwo rwagiranaga n'Uburusiya amasezerano akurikira yo guhugura abanyarwanda mu bijyanye n'izi ngufu. U Rwanda kandi rwanagiranye amasezerano n'ibindi bihugu birimo Amerika ndetse n'ikigo cya Dual Fluid Energy Inc cy'Abadage ndetse n'Abanyakanada ajyanye no kubaka inganda nto zitunganya nucleaire ndetse no kuzigerageza. Biteganijwe ko bitarenze mu mwaka wa 2030 u Rwanda ruzaba rufite uruganda rwa mbere ruto rutunganya ingufu za nucleaire ruzaba rwubatse ku buso buri hagati ya hegitari 15 na 50 ahantu hatekanye, rukaba rufite abakozi bagera kuri 230. U Rwanda kandi rukaba rufite inzobere mu bya nucleaire ziri hagati ya 30 na 50. Rufite abanyeshuri bagera kuri 200 bari kwiga mu Burusiya ibijyanye n'izi ngufu hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi byagiranye. Guverinoma y'u Rwanda ikabiteganya ko muri uyu mwaka inzohereza abanyeshuri 40 muri Hongiriya kwiga ibijyanye na nucleaire, naho muri 2026 ikazoherezayo abandi 40, aho ifite intego yuko muri 2028 hazagira igihugu gifite inzobere nibura 250. Ibarushimwe bihoye Keve Christian, BTN TV i Kigali.